bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatanu cy'igisibo. Murabona urugendo nyine rurakomeza rwihuta kuvana ku cyumweru cy'ibyishimo gishize. Ubu ngubu turagenda nyine dusatira Pasika, dusatira icyumweru gitagatifu. Nk'uko bisanzwe nagira ngo twongere dusangire amasomo y'iki cyumweru, kandi koko atugere ku mutima, tuyasangire uko bishoboka byose. Ndabizi ko no muri weekend mufite formation, mukomeze muprofite, ndizera yuko nimubyiga mukabinonosora nta kabuza bizagirira akamaro kiliziya yo mu Rwanda, kiliziya yo muri Kigali, kandi bigirire n'akamaro nyine umuryango wose wa Padiri Mawuri. Mwebwe rero mwahiswemo mubyige neza kandi mubyiherekezeho, kuko bigirire akamaro abantu bose ab'Imana idutumaho, kuko ugira amahirwe abona umutega amatwi, ugira amahirwe nawe byatega amatwi abandi abigiriye Imana. Dukomeze rero ubwo butumwa mwahawe mubusohoze neza, kuko ni ubutumwa bw'ingirakamaro. Mu isomo rya mbere rero twabonye amagambo meza umuhanuzi Izaya atubwira agira ati, mwikwibuka ibyabayeho mbere, ngo mukurwe umutima n'ibya kera. Kuki twagenda duha agaciro ibyabayeho ndetse kera byadukomerekeje cyangwa mu kimwe byaduhungabanyije? Imana ubu ngubu yakoze ibintu bishya muri Yezu Kristo, yagukoreye wowe ibintu bishya muri Yezu Kristo. Wiha agaciro ibyahise byararangiye, ahubwo injira mu buzima bushya Imana igutegurira. Kandi ubuzima bushya nta bundi ni wa mutsindo wa Yezu muri Pasika ye adusangiza, kugira ngo natwe tube ibiremwa bishya, tubashe kugendagenda. Ni gute se twahora twiziritse ku mateka? Kandi murabibona kenshi ibintu bikunze kutubaho no muri ubwo buryo bwo gutega amatwi, dukunze kubibona kuko umuntu yizirika ku bintu bibi byamubayeho bikamugira imbata. Nyabuna muvandimwe ahure, ibi experience itameze neza yaba yarakubayeho ntiguherane ngo igutsikamire, ahubwo ugerageze ukore uko ushoboye kose, usohoke muri ibyo byose, ubitere umugongo, kuko Imana uyu munsi iguhaye imbaraga nshya zo kwinjira mu bana ukomeye nayo, no kuryoherwa nyine n'ibyiguha. Ngo wikwibuka ibyahise, wikurwa umutima n'ibyahise n'ibya kera. Ntabwo rwose Imana iragusaba kugira ngo ibyo ubyiteho, ayo magambo uyiteho, ibyahise bireke bigende, hanyuma wizirike ku bishyashya Imana igushyize mu biganza kandi igushyize mu mutima. Iyo rero umuntu yinjira muri ubwo buzima bushya Imana itanga, abasha no kumva yuko ibintu bindi byose nta gaciro bifite, ahubwo igifite agaciro ni umubano na Yezu Kristo. Nicyo kintu cy'ibanze. Niko Pawulo mutagatifu yatubwiye mu isomo rya mbere. Byose ngo yasanze ari imfabusa, abigereranyije n'ikintu cy'agaciro, aricyo cyo kumenya Yezu Kristo. Muvandi, ndakwinginze kumenya Yezu Kristo bibe by'agaciro kuri wowe. Kumenya Yezu Kristo buba ari bwo bukungu bwawe. Kumenya Yezu Kristo bituma ugira ishyaka ryo kunga ubumwe buzira uburyarya na mugenzi wawe. Kumenya Yezu Kristo bitume wongera ugira ibakwe ryo gukora urugendo rugana Imana, kandi ukarukora mu kuri no mu bwumvikane buranga nyine abana b'Imana. Ngo byose ni ibishingwe, ibintu byose ni ibishingwe ugereranyije n'agaciro ko kumenya Kristo. Wiziritse ku kimuvandi? Wiziritse ku by'isi Pawulo mutagatifu uvuze ko ari gukora ibishingwe, cyangwa wiziritse kuri Yezu Kristo? Ariko rero turabizi, nimba tudashobora kugenda ngo tubane neza n'abavandimwe turi kumwe, ntabwo byoroshye no kumenya ko Yezu Kristo
kirisito ari uw'agaciro muri twebwe. Uwo mubano na Yezu Kristo ugaragarire mu mubano mwiza tugirana nk'abavandimwe, mu mubano mwiza tugirana n'abo Imana nyine yaduhaye kugira ngo twongere tugendane kandi turonke nyine ingabire Imana iduhunda, kugira ngo twongere tugire imbaraga zikomeye zo gukomeza uru rugendo. No mu ivanjiri rero twabonyemo ibintu bijya gusa n'ayo masomo yandi, kuko Yezu Kristo we ubukungu bwacu arakomeza agakora, cyane cyane akatwereka uburyo akoreramo. Ni uburyo bw'impuhwe, ni uburyo bwo kumva abantu, ni uburyo bwo kubaherekeza, ni uburyo bwo kubaha nyine za ngabire, za mbaraga bakeneye kugira ngo babashe kujya mbere. Yezu rero mu ivanjiri bamuzaniye wa mugore wari wafashwe asambana. Mu kiragano cya kera kwari ukumutera amabuye bakamwica umuntu bafatiye mu byaha nk'ibyo, ariko hariho n'uburyo bwo kubanza bakareba uko byagenze atari gupfa gutera amabuye gusa. Yezu rero baramumuzaniye kuko yari azi ibyo byose, bagira ngo bamwinje, niko kubabwira ati udafite icyaha namutera ibuye rya mbere. Bose barisuzumye basanga ari abanyabyaha, niko kugenda buri wese akuramo ake karenge, bahereye ku basaza. Maze rero ntuzagire na rimwe wumva ko utari umunyabyaha. Twebwe urugendo rwacu rushingiye yuko turi abanyabyaha, kuko muri ibyo byaha byacu niho Yezu yadusanze adukuramo, araturokora kugira ngo tubashe kugendana. Niba wumva ko uri intungane ukajya gucira urubanza abandi, Imana irakureba mu rukiko rwayo, kuko ucira urubanza abandi nawe ararucirwa imbere y'urukiko rw'Imana, kuko Imana yonyine muri Yezu Kristo niyo ishobora kureba mu mutima wa buri wese muri twebwe. Ntagire ucira urubanza, ahubwo kandi ntihagire n'ugenda ngo ujye guhishira mu byaha, ahubwo wumve yuko umunyabyaha hari uburyo wamwegera, ariko mbere na mbere kumwegera ntabwo ari ukumwegera umucira urubanza niyo waba ibyaha bye wabimenye, ahubwo umwegere, musangire ibyiza by'Imana, musangire uburyo ashobora gusohoka muri ibyo byaha, kandi abari hamwe bunze ubumwe n'Imana kuko irabasanga. Ntihagire uwo ducira urubanza, kuko uducira urubanza ni Yezu Kristo, kandi urubanza rwe ni urubanza rw'impuhwe, ni urubanza rw'amahoro, ni urubanza rutabera. Tugerageze rero twumve yuko Imana yonyine ishobora kutureba mu mutima. Imana yonyine ishobora kutureba mu mutima ikareba ibyo dukeneye ikabiduha mu mwana wayo Yezu Kristo. Kandi nimba mu mutima wacu harimo uburyarya, harimo ubuhemu, Imana irabibona. Isi yaba yafatiragaho ko itubonye ibi byose igahita iduha ibihano, ubu ninde waba wararokotse koko? Nta n'umwe. Ahubwo buri wese arebe mu mutima we, yumva ko Imana iwureba, hanyuma akora ibishoboka byose kugira ngo umutima we nyine awusukure, namara kuwusukura Imana nyine iwutahemo. N'iki gihe cy'igisibo rero nicyo kimaze mu by'ukuri iminsi 40, ubu iragenda igabanyuka, ko Imana iduha kugira ngo buri wese yirebe atari ukureba mugenzi we, kuko biroroshye cyane kureba ibyaha bya bagenzi bacu kugira ngo turebe ibyacu. Iki gisibo rero twagihawe, ni igihe duhawe kugira ngo buri wese arebe ibyaha bye, afate n'ingamba zo kubisohokamo. Nacyo Yezu Kristo yabwiye uriya mugore, amubwira se, wa mugore we, ntawagucira urubanza? Ati ntawe Nyagasani. Ngo genda rero, ariko ntuzongere gucumura ukundi. Ayo magambo nawe Yesu uyu munsi arayakubwira, ati genda ntuzongere gucumura ukundi.
abantu benshi baba baraguciriye imanza nzi benshi cyane, ariko Yesu Kristo yongera kukubwira ati genda ntuzongere gucumura ukundi, kuko igihe Imana iduha n'igihe twisuzuma tugafata ingamba zo gusohoka mu byaha byacu, ariko tugafata n'ingamba zo kutazabyongera, kuko nicyo Yesu adushakaho, gusohoka mu byaha. Yesu aba yatubabariye, tugafata n'izo ngamba zo kutazongera nyine gusubira muri ibyo byaha, kuko tuba tuzi ko buri cyaha cyose kibabaza Yesu Kristo, kandi buri cyaha cyose gidushyira kure y'Imana, kikadushyira na kure y'ubusabane bwa kivandimwe bukomoka ku ivanjiri. Nk'uko rero bisanzwe, mugende mushake ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Yohani kuva ku mutwe wa 8 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Dukomeze tugendane, dufatanye twese gutegura Pasika, kandi ndabasabye kugira ngo tuzagere mu byishimo bya Pasika twese uko tungana, twabaye ibiremwa bishya muri Yesu Kristo, kandi twakiriye izo ngabire z'umutsindo wa Yesu Kristo. Tuzabigeraho duhabwa amasakaramentu kenshi, cyane cyane isakaramentu ry'imbabazi, kandi twongera kumva yuko muri uyu muryango wa Padiri Mauri tugomba kugendana, buri wese agaha agaciro mugenzi we, akababarira mugenzi we nk'uko Imana imubabarira, ntagire ucira urubanza mugenzi we, ahubwo twese twumve yuko Imana itureba mu mutima ikatubabarira, natwe tugenzerezanye gutyo tubabarirane, hanyuma koko agashya ka Pasika katugereho kandi katunezereza. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.